kurya yari we, kunywa yari we, umwana wanjye yigaga ari we. Ubuzima ni bwinshi bwahagaze wanjye. Kuvuga ngo nagiye kumva kuri YouTube mba nabibonye, kuri internet mba nabibonye, bamumagaye Thierry, ndamuhamagara Thierry arambwira ariko iyi nkuru ntago turayemeza neza. Ngiye kumva numva no kuri radio ngiye barabivuga, ngiye kumva numva uko indi radio numva barabivuze papa Afrika. Noneho biba ngombwa Thierry arambwira ati boss yapfuye wihangane, natwe turihanganye. Wari ukiturumva turakwakiriye tunakwifuriza kwihangana. Urakoze cyane. Mbere na mbere tugufashe mu mugongo, tukwifurije kwihangana kubw'inkuru mbi yatashye ko wafataga nka papa wawe ari mu kurarinda. Ikibazo nifuza kubanza kukubaza, ubundi iyi nkuru wayimenye ryari? Nayimenye saa 6 z'ijoro. Wayimenye saa 6 z'ijoro? Hagati ya saa 5 na saa 6. No kuvuga ngo umuntu yamamagaye ubita Izira, ni nayo mbere na mbere wabimbwiye. Yego. Arambwa ati we simu ati gisubuzu ni ati uwumvishe ko so uzapfuye ni kasha. Mbanza kubyisitaho cyane. Ati we mureza ati boss wawe yapfuye mwana. Ati ngenda mbibonye kuri YouTube. Ati se ubonye kuri YouTube iti reka nze ndebe. Nanjye njyaho mba ndabibonye. Yego. Binyanga muntu. Bamamagaye umukobwa bita Agnes. Tubana muri rebo ya boss papa. Boss papa yego. Ya. Ndangije arambwa ati nanjye ndimo ndabyumva ko boss yapfuye. Ati noneho ngiye no kujyayo kwanza ati yari gahanga. Yego. Yari gahanga. Ati ngiye no kujya kwa boss, imara kugera kwa boss ndakubwira inkuru y'impamo ko ari byo. Yego. Hageze arambwa ati biretse umusaza boss aracyarimo akuka. Yego. Binyanga munda. Bamagaye boss Thierry. Boss wanjye uriya umpemba bakorana n'uwo muri boss. Yes. Igihe cyo ndetse Thierry ubuzima bwanjye niwe wabungabungaga kuko niwe wamaga ikere cyakura. Urumva nka boss papa kuko ari we wari uyoboye boss papa, ariko yari afite izindi nshingano muri guverinoma. Ubwo byanze bikunze Thierry niwe warebereraga ibikorwa byawe mu nshingano za boss papa. Yego. Araguhamagara. Ndamuhamagara. Ndamaze ati se boss inkuru numvishe niyo. Atoya ati na ariko boss ameze nabi ariko ntago umwuka ntaratabaruka ariko ameze nabi. Fata ararwaye ari na Faisal konge ntago narinzi ko ari no mu bitaro. Yego. Urumva ko marimaze iminsi nayimaze igihe kinini tutavugana. Ko boss yari umuntu uvuga makeya kandi meza, akakubwira ati niba unkeneye nyandikira ukamwandikira. Yego. Icyo washakaga wahitaga ukibona kandi agahita gusubiza. Yego. Ariko ngiye abaga bize nka namuhamagaraga boss akanyitaba, yabaga aryamye boss akanyitaba. Ubwo nagumye kugira sinanasinziriye, nagumye abantu bamamagara bati inkuru tubonye urayibonye, inkuru tubonye none se nanjye niko ndi kuyumva. Ariko ngiye nari naranabyemera neza, ariko nemeye inkuru nyakuri ko Thierry yambwa ati François Nikarame. Yego. Shobuza yashize mu mwuka. Ubwo nuko ariko ntuyagare wihangane. Yego. Nta kintu ati natwe ubu ngubu turimo turihangana ati nanjye ndimo ndamureba nkumva ndenda kwitura hasi. Nsengiyumva François ukomere kandi ukomeze kwihangana. Ni inkuru ibabaje cyane ku wari boss wawe wagufashaga mu bikorwa byawe by'umuziki, ariko abantu bashobora kugira amatsiko, ubundi uyu boss papa cyangwa se ari mu kurarinda ubundi guhura nawe mwahuye gute? Boss twahuriye kuri internet. Yego. Ari umumama bitaga Ana. Yego. No kuba boss yari umuntu mwiza, yari umuntu wabanye n'abantu bose. Yari umuntu wamanukaga akirebera nuwo n'impano kazizamura akakureba ati yewe mwa ati akakureba n'utuntu ukora akatureba akakubwira ati iwanyu ni kwanda, akakubwira ukamubwira kumva araguhamagaje ukajyayo ukubona ugiye mu muziki. Urumva yari umuntu wabanye n'abantu, yari umuntu isi muri rusange, yari umuntu igihugu twe dutakaje, yari umuntu w'indashyikirwa. Iyo ubonye mu bantu bose nabonye abo nagiye mbana nabo, ariko nta wandutira boss papa arimo habe n'undi munsi.
ya birumvikana mwamenyanye muhuriye n'ubu twamenyanye ku muziki Yego. aravuga ati uyu musaza gomba Imana yamuntumyeho ni nk'Imana igutuma ku muntu kugira ntabwo nari muzi waba ni muri Rulindo Yego. wacu ni mu karere ka Gatsibo ariko kubera Imana yaramunjyanyeho iramunyereka imunyeretse ngiwe ngeze arambaza ati anyereka kuri telefone Yego. ataka kantu akawe ni nakanye utu tuntu uzi kuturimba ati niwe hoti ni ngiye bose Yego. ati sibo uzi turimbo utungana ahubwo ati nzi ndimbo vene ati ubugiye nkujyanye nkabwira umuhungu wanjye akurikodinga wagashobora ni cyane rwose aragenda bikora birakunda tuba dukoze Maria Jani ibaye hiti dukora icange ibaye hiti mukora rwa gitima ibaye hiti ni nyinshi ntago nazirondora yari umuntu w'umupapa nubaha na n'ubu kandi aracyamfite nubwo bakubwira umuziki ntabwo uzahagarara kwa boss papa tuzahora turi kwa boss papa cyane ni ukuvuga ngo umuziki wawe urakomeje cyane n'ubundi bitewe n'uburyo lebo yanyu yakoraga ufite icyizere 100% ko n'ubundi umuziki ko none igiye kuzamuka bya hatari rero ni umugabo uvuga ko wafataga nka papa wawe wa kabiri bitewe n'uko ari Imana yamuzanye reka tugende tugana no ku musozo w'ikiganiro cyacu ariko by'umwihariko utubwire ikintu agusigiye muri wowe wasangiza abanyarwanda. Ikintu ansigiye urukundo no gukora. Yarakubwiraga ngo iki nugikora ukakita ukagishyiraho ubuhati byanga bikunda uzakigeraho kandi wakigeragaho. Yari umuntu w'umupapa mwiza, yari umuntu wagiraga inama umuntu akakubwira ati nugishyiramo ubushake kandi ukagikora ugikunze kandi ukagikora ugishyizeho umutima byanga bikundakira uragikora gikunda. Usibye ku bijyanye n'umuziki, Boss Papa yaravuze iki ku buzima bwawe bwa buri munsi n'umuryango? Umuryango ni bwinshi, ni bunini cyane. Natangiye mvuga ngo kurya yari we, kunywa yari we, umwana wanjye yigaga ari we. Ubuzima ni bwinshi bwahagaze wanjye, ariko kubera Imana ntabwo bwahagaraye. Asize abandi, yego, asize abandi beza, asize umugore we mwiza unkunda, yego yego, asize n'abana be, asize na Thierry, asize umuryango, asize benshi bankunda, nabo batakumva ko bakumva ko nakomeza muri rebu ya Boss Papa cyane. Muri urwo rugendo mwabanyemo rw'umuziki, ni urugendo wasobanura gute mu ncamake kuva mwahura kugeza ashizemo? Kuva twahura ubuzima bwarahindutse, yego, urumva ntago nikitwa Gasagihobe, nitwaga umuhanzi Gisupusupu. Ntago rukiririmbira ku muhanda, oya, kandi n'ubu nibizakunda, ntago bizongera, oya. Ni wenda bumve ko yatabarutse ariko aracyamfite mu biganza. Hari abandi asize tuzakomezanya muri rebu ya Boss Papa, ikitwa rebu ya Boss Papa. Ntago izazima bibaho, ntago izigereza we kareka, ahubwo iraza ikomeze nk'uko byari bisanzwe. Biraba ibya wa muhanzi bita Lucky Dube wigeze kuririmba ngo umuhanzi arasinzira napfa. Boss Papa kumva urugendo Boss Papa cyangwa se ari mukuru arinda yabanyemo na Sindiyumva, anamwita papa we wa kabiri, akavuga ko ari umupapa wazanywe n'Imana kugira ngo ubuzima bwa Nsengiyumva buhinduke, we n'umuryango we ndetse n'abana be bane afite ubu ngubu ndetse n'umudamu. Nsengiyumva, ku musozo w'ikiganiro gira ubutumwa ugenera abanyarwanda bose. Ubutumwa nagenera abanyarwanda, bagomba gutera ikirenge muri kiriya mugabo Ahemuko. Yari umuntu mwiza, nongere mbikubwire ko yari umuntu mwiza. Nitubona nkabo yego, igihugu kizaba fresh. Ese ubu burwayi bwe bwamuhitanye wari usanzwe ubuzi cyangwa nawe byagutunguye? Nanjye byantunguye cyane, komere cyane cyane byantunguye mwana. Bose uzakantu bazibagirwa, yamaga ati Furatwe ni Karamabo, mwana reka tubireke ntacyo turaganireho nta kibazo. Yego, Imana imwirigura idashira, kuko ni nanjye nipfa n'ubu tuvugana hano ndi ku isi, ejo bundi nanjye nshobora gupfa. N'ubu tuvugana mu mwanya
tubara gupfa ntanagiyeyo. Hari akantu utavuze kandi wenda ukavuze kagira icyo gahindura ku buzima bw'abanyarwanda bose, nk'akantu ngo yari yarakubwiye ati François bose yarica namo twakura ku modoka François tubiteze ni byiza boss wanjye ariko boss nzi ukuntu ngukunda ati François ati nanjye ndagukunda cyane ati kandi ngukunda n'umuryango. Yego tukaganira nijya ari umuntu mwiza gusa ntabwo mu kintu kikubabaje no kuba agiye yarakubwiye ko agukunda ukabizi uko ubuze umuntu gukunda cyane rwose nta n'umuntu uzanyubakira ubuzima ngo bwemere buba. Mu by'ukuri nk'uko Imana yamukuzaniye reka tukwifurize ko Imana yazakomeza kukurinda ndetse ikaguha n'abandi beza nkawe. Wakoze kwitabira ikiganiro. Ikintu ntazamwibagirwa mu buzima twigeze kuganira arambwira ati vuye dusangire akacyayi cyane turicara ati ariko njye nywa kakahwa tubwo n'ubundi wowe uranywa ku mata urumva ati se François ko nkuzi kubita akantu kasembuye uranywa akacyayi nise nka boss wanjye nibwo niba wumva ari akacyayi uri bume ko n'ubu ni akacyayi uri bupange. Yari umuntu mwiza, yari umuntu wageraga agace yari umuntu yageraga agacika imirimo akagera akaganiriza abana akaganiriza. Yari umuntu ku giti cy'Imana yari yamuhaye umutima we wenyine ngira ngo wihariye bose nta kintu namugeranye bwetse Nyagasani yonyine imumerira ugodesha ko nzongera mu bweti uyu yabaye papa wanjye mu isi no mu ijuru nyiramubonye.